ikaze rero mwese abateze amatwi ukumbuye iki TV mu makuru y'imikino tubazaniye muri iyi weekend yarangiye. Iyi weekend turangije nyine birumvikana, jewe ubategurira kandi nkayabagezaho nitwa Bimenyimana François, mumaze kumenyera cyane mu kubifuriza uwa mbere mwiza rero wa none tariki 28 z'ukwezi kwa 10 2024. Reka nze mbabwira amakuru y'imikino atandukanye, ariko ndibwibande ku mikino y'abafite ubumuga yabaga muri iyi weekend turangije, aho shampiyona ya sitting volleyball yatangiraga 2024 2025 bakina faze yabo ya mbere. Ni imikino rero yabereye mu nyubako yavuguruwe ya NPC Rwanda, inyubako iri munsi gato ya Stade Amahoro ateganye neza na Petit Stade nyine hariya Irebere. Iyi mikino rero ikaba yaratangiranye isura nshya, aho hakinwaga icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri ubwo mu bagabo. Iyi ni imikino rero yatangijwe ku mugaragaro n'ubuyobozi bwa NPC Rwanda ndetse n'umutoza w'ikipe y'igihugu mu bagabo bari n'abategarugori muri sitting volleyball Mossad. Rero uyu nguyu kandi umutoza w'ikipe y'igihugu yanatangaje ko no mu bari n'abategarugori hari kurebwa ukuntu nyine hazazamurwa urwego rw'imikinire byibuze kugira ngo nabo bazagira icyiciro cya kabiri, uko nukuvuga ngo icya mbere bazagira nyine icyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri nk'uko byatangijwe mu bagabo mu rwego rwo kuzamura urwego rw'abakinnyi ndetse no gukomeza ikipe y'igihugu y'abafite ubumuga mu mukino wa sitting volleyball. Kuko buriya iyo hari icyiciro cya mbere hari n'icyiciro cya kabiri, ikipe yo mu cyiciro cya kabiri igera mu cyiciro cya mbere abakinnyi bari ku rwego rwiza, kuko urumva kugira ngo uve kuri level imwe ujye ku yindi nuko bigusaba gukora cyane rero bituma nawe ubwawe uzamura urwego bitandukanye nuko uri ahantu hamwe uvuga uti nge ndaha n'ubundi sinzahava. Rero ni ikintu nanone cyishimiwe n'abantu benshi n'abakunzi ba volleyball muri rusange, bakavuga bati iki ni ikintu cyiza byibuze kuba tubona icyiciro cya kabiri, amakipe yacu azakomana nayo mu cyiciro cya mbere azakora cyane kugira ngo atazamanuka akajya mu cyiciro cya kabiri. Ni ibintu byiza cyane rero mutoza Directeur Mossad Lute yatangazaga avuga ko bigomba no kuba byibuze nyine no mu bari n'abategarugori. N'imikino rero yagaragaje ko amakipe nyine amwe n'amwe yiteguye neza ku mpande zombi, haba mu cyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri. Nyine birumvikana kuko amakipe menshi yahinduye abakinnyi, bandagura abakinnyi bakomeye. Wenda twavuga nka Musanze. Buriya rero ikipe y'akarere ka Musanze sitting volleyball haba mu bagabo ndetse no mu bari n'abategarugori bongeyemo abakinnyi kandi bakomeye, bamanuye intwaro zose zikomeye kugira ngo babashe kureba ko bazitwara neza cyane, ko muri sitting volleyball ikijyanye n'ibikombe biracyagoranye cyane i Musanze. Ubwo rero bongeyemo abakinnyi kugira ngo babashe kureba ko bazitwara neza bagahangana n'amakipe agiye akomeye n'ubundi bari basanzwe bahanganye bakaba batwara igikombe. Umutoza rero w'iyi kipe y'akarere ka Musanze muri sitting volleyball haba mu bagabo ndetse no mu bari n'abategarugori Mandela ndetse n'ubuyobozi bwose nyine bwa Musanze sitting volleyball harimo Nyemanzi Adel, Kana Hislon ndetse na Perezida Inosa ndetse kandi iyi kipe ya Musanze irashyigikiwe cyane kuko na nyakubahwa Vice Mayor w'akarere ka Musanze Kayiranga Theobald nawe yari yaje gushyigikira aya makipe yombi kugira ngo bazitware neza babashe gutwara igikombe cya shampiyona kiri guhanganirwa kuri ubu ngubu. Ni ibintu
byiza rero twanashimira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bugaragaza ko bushyigikiye iyi mikino y'abafite ubumuga, bwo n'abandi bose bareberaho. Iyo uteye icyumvirizo rero ku ruhande bakubwira ko nta kipe yindi ifite ubushobozi bwo kuba yazatsinda izi kipe zombi za Musanze, ariko nanone ku rundi ruhande ukumva b'iburasirazuba ndetse n'abo mu mujyi wa Kigali bakubwira bati reka ibyo bintu ntibishoboka, kuko ubwo wenda mvuze nka Bugesera mu bari n'abategarugori ndetse na Nyarugenge na Gasabo mu bagabo, abo nabo barakubwira bati tugomba gutwara igikombe cya shampiyona. Ibyo ngibyo by'uko Musanze yaguze abakinnyi, natwe turabafite kandi bakomeye, ni abakinnyi bafite experience twazanye. Ubwo wenda nko mu ikipe ya Nyarugenge nko mu bari n'abategarugori, ni ikipe ubona ifite abakinnyi bakomeye kandi bafite experience, ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe burangajwe imbere na Bwana Rugwiro Dase barakubwira ko baje biteguye kandi bizeye ko ikipe igomba kwitwara neza, bakaba bakegukana igikombe cya shampiyona. Ni ibintu rero nyine bano bombi bakubwira kandi bizeye ko bishoboka cyane, bigendanye n'abakinnyi baba bafite, ko nk'iyi kipe ya Nyarugenge ifite abakinnyi n'ubundi basanzwe bakina muri shampiyona kandi bamenyereye. Ni uburyo ubona ko byibuze nabo bafite icyizere cy'uko bazahangana kandi bakaba batwara igikombe. Ibi ngibi rero ariko nanone ntago babyumvikanaho n'ikipe ya Bugesera Women Sitting Volleyball, kuko nayo ni ikipe ivuga ko ifite abakinnyi b'intoranywa kandi bazi icyo gukora. Rero bakaba bavuga ko izo kipe zombi, yaba Musanze yaba Nyarugenge, nta bwoba zibateye ngo kuko basanzwe bakina kandi bizeye neza yuko uyu mwaka bazakina bakitwara neza, bakaba babasha gutsinda. Uku guhangana kw'amakipe yombi rero kukaba kwagaragajwe no kwitwara neza kw'aya makipe mu mikino ya mbere bakinnye kuri iyi faze ya mbere ya shampiyona ya City Volleyball 2024-2025, kuko aya makipe yombi yitwaye neza cyane, atsinda bo bari bahanganye amaseti menshi kandi nta gukoramo, nta n'icyizere cy'uko byibuze iyo kipe yaba yagerageje. Ubwo rero wenda twerekeje nko muri resultat cyangwa se ko imikino yagenze muri iyi weekend guhera tariki ya 26 27 z'ukwezi kwa 10 kuko imikino yatangiye guhera kuwa gatandatu nyuma y'umuganda, nyine birumvikana saa sita zuzuye. Reka wenda tubabwire imwe mu mikino yabaye, gusa nanone bigoranye cyane kugira ngo ubone resultat zombi kandi ku gihe, kuko nk'ubu ngubu hari imikino imwe n'imwe itaragaragazwa yabaye, tutarabona resultat. Bigoranye cyane kugira ngo ube wabona resultat utagiyeyo, kuko hari imikino imwe bagiye bashyira ku ma social media atandukanye ya NPC Rwanda, haba kuri Twitter, haba kuri Facebook, Instagram, nabonye badakunda gushyiramo ama resultat. Ariko nyine NPC ni ikintu ikwiye gukosora, ikintu kijyanye na communication, ikintu kijyanye n'amaresulta y'imikino aba yabaye kugira ngo atangazwe ku gihe. Biba bigoranye cyane nk'umuntu utageze kuri tere kureba ku ma social media, hari imikino ubona ariko indi ntuyibone. Uko ngubu hari nk'imikino yabaye nk'ikipe ya karere ka Kayonza, umukino yakinnye na Gatsibo, ndumva mbyibuka neza. Uwo mukino ntugaragaraho kuri social media kandi ni imikino yarangiye. Hari n'imikino yabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru, amaresultat amwe namwe ntabwo agaragaraho, ntabwo barayashyiraho. Ni ikintu rero nyine birumvikana bakwiye gukosora, kuko ibindi byose pe biri kugenda neza muri NPC. Ni n'ikintu twabashimira ko byibuze imikino y'abafite ubumuga kuri ubu ngubu iri kugenda itera imbere babigizemo uruhare, cyane cyane mwarabibonye ko n'inyubako
bakiniramo yaravuguruwe, ikibuga cyiza cyane kabisa, muri kukibona giteye amabengeza rwose, ubona ko ni n'ikibuga gisanzwe gikinirwamo n'indi mikino yaba na handball isanzwe. Ni ibintu rero byiza twashimira NPC, ariko nanone bakaba bakosora akantu ka communication kuko amakuru yazajya ageraho kandi ku gihe. Ubwo rero nuko nguko bimeze, wenda reka tubabwire imwe mu mikino nyine igaragara cyangwa se yagaragajwe yabaye mu bagabo mu cyiciro cya mbere. Gisagara yatsindaga UR Rukara amaseti 2-0. Ubwo ni kaminuza ya hariya Irukara nyine birumvikana. Seti ya mbere Gisagara yayitsinze ku manota 25 ku manota 7. Seti ya kabiri bayitsinda ku manota 25 ku manota 5. Ni ikintu bona ko nanone kigayitse cyane kuri UR Rukara, kuko gutsindwa utagejeje n'amanota 10 ni ibintu ibingibi ni bya bindi bavuga ngo sukenze. No, iyi ngiyi ni sinzi uko nabivuga nyine, urumva nta nubwo noneho bigeze bageza no mu manota 10. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwo no mutoza wa UR Rukara no kureba no gukora ibishoboka byose kugira ngo harebwe uburyo iyi kipe yazitwara neza. Igisagara ariko nanone ubona ko uyu mwaka ishobora kuzagorwa, bora ntubone yaratsinze UR Rukara ngo ugire ngo ntiharimo akantu, kuko abakinnyi bamwe na bamwe bakomeye bagiye bayivamo berekeza mu yandi makipe, harimo na Musanze nakubwiraga. Bana ko rero ishobora kuzagorwa cyane no kongera guhangana n'aya makipe yari isanzwe ihangana nayo nka Musanze, Gasabo, byari bisanzwe bihangana ku gikombe. Rero ubwo Gisagara nanone ariko yarongeye yitwara neza, itsinda Burera amaseti 2-0. Iyi Gasabo rero nababwiraga nayo ni ikipe ikomeye cyane, kuko Gasabo iyo uyirebye nango murababona ni abasore bakomeye b'abahanga, bafite imbaraga, barebare, bamenyeranye. Nango murabona Ibiro Ndayisaba Jean Baptiste, uyu nguyu rero ni umukinnyi ukomeye cyane ukina mu ikipe y'igihugu, usanzwe nyine ari umuribero ukomeye kandi ugarura imipira ikomeye cyane. Rero ngira ngo mwagiye mubibona mu mikino mpuzamahanga bagiye bitabira, yaba imikino nyafurika. Rero ni ikipe nayo ubona ko izatanga akazi gakomeye cyane kuri iyi shampiyona yatangiraga. Gasabo rero yatsindaga Rubavu amaseti 2-0. Seti ya mbere yayitsinze 25 ya Gasabo ku 8 ya Rubavu, suzuguwe cyane. Iseti ya kabiri Rubavu irijajara ariko ntiyagira ikikora. Iseti ya kabiri Gasabo yayitsinze ku manota 25 kuri 16 ya Rubavu. Gasabo nanone iraza itsinda Kicukiro amaseti 2-0. Seti ya mbere yitsinze 25 kuri 19 ya Kicukiro. Seti ya kabiri itsinda 25 kuri 15 ya Kicukiro. Iyi Kicukiro nanone rero navuga ko nayo ari ikipe yagerageje kwiminjiramo agafu, ariko gake nyine birumvikana, bigendanye nuko yitwaye umwaka ushize bitari byishimiwe n'abafana bagiye batandukanye ndetse n'ubuyobozi bwabo. Ubona ko rero kuri ubu ngubu ari ikipe ikina itanga icyizere nyuma yo kuzana umutoza mushya ari we Muvunyi. Ngira ngo uyu nguyu muramuzi, yari asanzwe ari n'umusifuzi, akaba rero ari umutoza ubona ko wari umuhanga nkurikije uko nge namubonye mu ntangiriro. Umutoza ushobora gutoza ikipe nyine birumvikana ikaba yatanga akazi. Ni umutoza fizikoma, atanga fizike izikomeye cyane kabisa, kuko wabonaga ko Kicukiro mu kijyanye n'amamuvoma yikosoye cyane, ko hari abakinnyi bayo bamwe na bamwe bagiye bahindura amakipe, nka Jonathan wakinagamo, nka Nkuru Nziza, abo ntago bakiri muri iyo kipe, bakaba nka Jonathan we akaba yaragiye muri Gisagara ngira ngo. Ubwo rero ni ikipe nayo ubona ko
ishobora kuzatanga akazi ku yandi makipe, ariko nanone ntago twayitega ku gikombe cya shampiyona. Biragoye cyane, biracyagoye cyane, ariko biranashoboka. Rero ubwo duhise tujya kuri Musanze City Volleyball. Musanze yatsindaga Burera amaseti 2-0. Seti ya mbere Musanze yatsinze 25-12 ya Burera. Seti ya kabiri Musanze itsinda 25-12 ya Burera. Nyine nanone birumvikana Musanze irongera itsinda Rwamagana amaseti 2-0. Nanone Musanze kandi umukino wa gatatu yawutsinze neza cyane, itsinda Rusizi amaseti 2-0. Rusizi mu gihe Rusizi nyine birumvikana yatsindwaga na Musanze, ariko nanone nayo yari yatsinze Rubavu amaseti 2-0. Seti ya mbere Rusizi yatsinze 25-23 ya Rubavu. Seti ya kabiri itsinda 25-20. ubona ko iyi Rubavu na Rusizi zari zahanganye cyane, kuko ni amanota 2 yarushijwe ndetse n'amanota 5 kuri seti ya kabiri. Urumva rero ko ni amakipe ashobora kuba ari ku rwego navuga rujya kungana. Rusizi rero nanone itsinda Nyagatare amaseti 2-0. Iyi Burera nayo yaraje itsinda UR Rukara. Nababwiye UR Rukara iracyafite ibintu byinshi byo gukosora, byo kwiga. Sinzi n'impamvu iri kubarizwa mu cyiciro cya mbere. Ikipe nta kabuzi izasubira mu cyiciro cya kabiri, zajya mu cyiciro cya kabiri kubera ko nta systeme. Sinzi wenda umutoza wabo ni ukuzagira ibyo akosora kugira ngo ubutaha bazagaruke byibuze batanga akazi, kuko ubu ngubu ubwo bitwaye nabi bigaragara ko nka Burera yabatsinze amaseti 2-0. Seti ya mbere Burera yatsinze 25-12 ya UR Rukara. Arumva ko ni sukenze. Rero iseti ya kabiri Burera itsinda 25-17. Urumva ntabwo yageze no muri 20. UR Rukara rero acyafite byinshi byo kwiga. Ubwo rero aho ngaho twababwiraga nyine mu cyiciro cya mbere cy'abagabo. Reka tujye mu cyiciro cya mbere cy'abari n'abategarugori, nabwo imikino yari yabaye. Musanze Women Sitting Volleyball ubwo yatsindaga Rwamagana amaseti 2-0. Seti ya mbere Musanze yayitsinze 25-12, mu gihe iseti ya kabiri yatsinze amanota 25-7 ya Rwamagana. Musanze nanone umukino wa kabiri itsinda Ruhango, ubwo ni mubare n'abategarugori amaseti 2-0. Seti ya mbere Musanze yatsinze amanota 25-12 ya Ruhango. Seti ya kabiri itsinda amanota 25-7 ya Ruhango. Umukino wa gatatu rero Musanze yaje gutsinda Gakenke amaseti 2-0. Seti ya mbere Musanze yatsinze amanota 25-12 ya Gakenke, mu gihe seti ya kabiri Musanze yatsinze amanota 15-10 ya Gakenke. Mu gihe Bugesera nababwiraga nayo izatanga akazi yatsindaga Rwamagana amaseti 2-0. Seti ya mbere Bugesera yatsinze amanota 15-9. Seti ya kabiri itsinda 15-12. Rulindo nayo yitwaraga neza cyane, itsinda amaseti 2-0 bwa Ruhango. Seti ya mbere yatsinze amanota 25-15 ya Ruhango, mu gihe seti ya kabiri Rulindo yatsinze amanota 25-16 ya Ruhango. Rusizi nayo mubare n'abategarugori yatsindaga Gakenke amaseti 2-0. Gakenke nayo ubona ko ikiri kwishakisha mubare n'abategarugori. Seti ya mbere Rusizi yatsinze amanota 25-19 ya Gakenke. Seti ya kabiri batsinda amanota 25-18 ya Gakenke. Nyarugenge iri gutanga akazi gakomeye cyane n'ubutumwa bukomeye cyane. Imikino kabisa yagendaga yitwara neza nkaho yatsinze Rulindo amaseti 2-0. Iyi Rulindo yari yatsinze Gakenke, ariko iraza itsindwa na Nyarugenge amaseti 2-0.
seti ya mbere yanayitsinze yisuzuguye cyane. Nyarugenge yatsinze amanota 25 kuri 13 ya Rulindo birumvikana Sukenze. Muri seti ya kabiri Nyarugenge itsinda amanota 25 kuri 18 ya Rulindo. Ubwo tugiye wenda mu cyiciro cya kabiri birumvikana imikino naho yarabaga. Kayonza yaje mu isura nshyashya ivuga iti igomba kuzamuka mu cyiciro cya kabiri. Kayonza rero yatsinze amaseti 2-1 ya Nyanza. Seti ya mbere Nyanza yarayitsinze amanota 25 kuri 21 ya Kayonza. Seti ya kabiri Kayonza irayitsinda amanota 25 ku 10, ubwo ni Sukenze. Mu gihe bakinnye Seoul cyangwa se mu manota 15 nyine Kayonza itsinda amanota 15 kuri 12 ya Nyanza. Kayonza nanone undi mukino wa kabiri yakinnye na Gatsibo yatsinze amaseti 2-1, mu gihe Kayonza yatsinze UR Nyagatare amaseti 2-0. Seti ya mbere Kayonza yatsinze 25 kuri 20, seti ya kabiri itsinda 25 kuri 23. Rutsiro nayo yatsindaga UR Nyagatare amaseti 2-0. Seti ya mbere yatsinze 25 kuri 23, mu gihe seti ya kabiri yatsinze 25 kuri 18. Rutsiro nanone itsinda UR Huye amaseti 2-0. Seti ya mbere basinze 25 kuri 11, seti ya kabiri batsinda 25 kuri 12 zombi Sukenze. Rutsiro nanone itsindwa na Ruhango amaseti 2-1. Seti ya mbere Rutsiro yatsinzwe 25 kuri 23, mu gihe seti ya kabiri Rutsiro yayitsinze 25 kuri 19. Naho seti ya gatatu ubwo ni Seoul nyine birumvikana Ruhango itsinda 15 kuri 12. Mu gihe Nyanza yatsindaga Muhanga amaseti 2-0. Seti ya mbere Nyanza yatsinze 25 kuri 9 ya Muhanga. Seti ya kabiri Nyanza itsinda 25 kuri 18 ya Muhanga. Reka rero amakuru yavugwaga nyine mu mikino y'abafite ubumuga ya sitting volleyball shampiyona nyine yatangiraga muri iyi weekend tuyasoreze ahangaha. Nyuma y'iyi mikino rero yabaga twegereye bamwe mu bakinnyi basanzwe bakina iyi mikino ya sitting volleyball cyangwa se imikino y'abafite ubumuga, batubwira uko biyumva mu mikino yabo ndetse banatubwira imbamutima zabo mu makipe bakinira. Reka mwumve abo twaganiriye. Nitwa Nsanzintwari Mohamed, nkaba ni umukinnyi wa sitting volleyball, ariko nkaba ari ibintu nagiyemo nishimiye cyane, nkaba mbikunze cyane. Umwaka wa 4 ariko nabitangiye numva mbikunze nshyiramo imbaraga, nkabona ni byiza nyine nkagira abagenzi banjye bafite ubumuga nyine nkumva nishimye nkabisanzuraho. Ariko mbere ntarabizamo numvaga mbese mfite ipfunwe kuri njyewe, ariko mbigiremo numva ndishimye nkamenya n'abayobozi bacu. Nk'ubu harimo abantu baba batazi hano muri juminage yacu, ariko iyo uhageze ubona abagenzi bakumva biragushimishije. Akenshi ngiye mpura nabo cyane nkababwira ati hari imikino dukina, nkabereka utuvideyo nkagira gute, ukabona barabyishimiye, abenshi bakaza, ariko uba usanga ari iby'agaciro kuri twebwe pe. Bashishikaza abagenzi banjye babitinya ko bajya batinyuka bakaza bakagera aho abandi bari. Ni byiza cyane, uba usanga ufite ibyishimo muri wowe. Abashishikariza gutinyuka bakaza bakagera aho bagenzi bacu bari. Akenshi igihe nkunda no kumubwira tuzaze tujyane, nanjye nagiye gutyo kandi ngeze ku rwego rushimishije. Ni byiza cyane, usanga iyo umweretse buri kimwe cyose abyumva, ariko hari igihe umubwira agacika intege, urakomeza ukamwegera ukamuganiriza, araza kandi yabibonye arabikunda cyane. Njyewe mfite benshi maze kuzana kandi
ubona ko rwose babyishimiye. Nkinira Kicukiro. Ndashimira ubuyobozi bwacu bwa Kicukiro butuba hafi buri kimwe cyose, umwitozo bakabutumenyera, bakaduhera amakuru ku gihe tukitegura. Ndashimira ubuyobozi bwa Kicukiro, nkayoboza abakoci na staff n'abakinnyi muri rusange dufatikanya. Rwose kuri njye mba numva nishimiye aho ndi cyane cyane. Urakoze cyane, twagushimira. Nawe urakoze cyane. Ubwo nyine tuzongere guhura kuri faze ya kabiri tariki ya 16 17 z'ukwezi kwa 11 2024, hatagize igihinduka, cyane ko hari igihe imikino ujya ubona ukabona irasubitswe rimwe na rimwe, ariko kuri gahunda ihari NPC yatanze nuko indi mikino izaba kuri tariki ya 16 na 17 z'ukwezi kwa 11 2024. Reka mbashimire rero mwebwe mwakomeje kubana nanjye, mbasaba gukomeza kunshyigikira cyane. Nitwa Bimenyimana François, mugira amahoro y'Imana.